mu mutima wa Afurika mu gihugu cyari cyitwa Upper Volta havutse umugabo wari uzi ko azakora amateka. Yaje mu gihe gitoya ariko asiga umurage ukomeye. Yaje afite intego idasanzwe. Uwo ni Thomas Isidore Noel Sankara. Yari umuyobozi ariko icyari kirenze ibyo yari intwari mu bitekerezo, umusirikare, umunyapolitike, umuyobozi wizeraga ko imbaraga z'urubyiruko n'ubwenge bwa Afurika ari ingenzi cyane. Mu 1983 igihe yinjiraga ku butegetsi, Burkina Faso yari igihugu gikennye cyishingikiriza ku mfashanyo z'amahanga. Ubutaka bwari bwarangiritse, abaturage baratakaje icyizere, ariko Sankara ntiyabonaga ubukene nk'umuvumo wa Afurika, ahubwo yabonaga ko ari ikibazo gishobora gukemuka ku bufatanye bwa buri umwe wese. Izina ry'igihugu cya Burkina Faso cyari Upper Volta, maze agihindura Burkina Faso. Ibi ngibi Burkina Faso bishatse kuvuga ko ari igihugu cy'abanyakuri. Iyi ngiyi ntabwo yari izina gusa, ahubwo yari indahiro yashakaga kurahira. Yari nk'intego yihaye ku buryo igihugu cye azakigira igihugu cy'abanyakuri Burkina Faso, aho kwitwa Upper Volta, izina cyahawe n'abakoloni. Sankara ntiyashakaga impinduka zituruka mu byo leta ikora gusa. Yashishikarije rubanda, urubyiruko, abagore, abahinzi n'abakozi kwinjira mu bikorwa by'iterambere, aho kwigira no gufatanya mu bikorwa bishobora guhindura kominote yose. Yashyizeho komite mpinduramatwara mu midugudu, mu mijyi, abaturage batangira kwiyubakira amashuri, amavuriro, imihanda badategereje inkunga ziva hanze. Kurenga igihugu byabaye inshingano ya buri wese, maze bakutekereza abanyagihugu bahazaza, bakora badareba uwo mwanya ahubwo bareba ejo hazaza ha. Sahel yari yugarijwe n'ubutayu bwiyongera. Sankara yatangiye gahunda yo gutera ibiti ku gihugu cyose. Miliyoni z'ibiti ziraterwa mu gihe gito cyane. Abasirikare, abanyeshuri, abakozi ba leta n'abaturage bose bitabiriye icyo gikorwa. Yagaragaje ko kurengera ibidukikije bitari igitekerezo cya leta gusa, ko ari icya buri wese, ahubwo imiyoborere ya buri munsi ifite uruhare runini cyane. Umushinga wa Great Green Wall uhuza ibihugu bya Sahel ugaragaza ko cyari icyerekezo cyiza cyane. Sankara kandi yahaye abagore umwanya ukomeye mu buyobozi, arwanya ivangura, ateza imbere uburenganzira bwabo kandi ashishikariza urubyiruko gufata iya mbere. Yari umuyobozi uvuga ukuri kandi ubera abandi urugero. Yagabanije umushahara we, yirinda ubuzima buhenze, ndetse agendera mu modoka isanzwe rwose aho guhora agenda mu ndege za hato na hato. Ubuyobozi bwe bwari urugero. Si ijambo gusa kandi yamaganye amadeni y'amahanga, yirinda ubukoloni bushya, asaba ibihugu bya Afurika gufatanya maze bigakora nk'uko akoze. Yumvaga ko ubwigenge bwo bushyirwaho n'iterambere rirambye. Ubwigenge ntabwo ari ukubuvuga ku munwa, ahubwo iterambere rirambye niryo rizasobanura ubwigenge. Ubwigenge buri mu bukungu, mu bidukikije no mu mibereho myiza y'abaturage. Mu 1987 igihe cye cyararangiye ubwo yicwaga n'abamuhiritse ku butegetsi, ariko muri iyi myaka ine gusa yamaze ku butegetsi yagaragaje yuko ashoboye. Yerekana ko Afurika ishobora kwihaza, urubyiruko rushobora guhindura amateka, kandi impinduka zishobora kubaho igihe ubuyobozi bufatanije n'abaturage kandi bagatekereza kure. Uyu munsi urubyiruko rwa Pan-Africanism ruribuka Sankara nk'umuyobozi w'icyitegererezo. Uburyo bwe bwo gukangurira rubanda gutekereza gushyira imbere ibidukikije n'ubukungu burambye no gutinyuka guhindura imyumvire. Iri ni isomo rikomeye kuri bose. Impinduka ntiziva hanze, zituruka muri twe. Ubwigenge ni wo musingi w'iterambere kandi urubyiruko niyo mizero ya Afurika. Thomas Sankara ntiyari gusa perezida wa Burkina Faso, yari igitekerezo, kandi ibitekerezo ntibipfa. Ibitekerezo bye biracyayoboye na n'ubu. Urubyiruko rwa Pan-Africanism ruracyabyendera.